Ikaze mu kiganiro Friday Show kuri Radio Icyizere. Imeze neza cyane. Meze neza. Okay, ibi ni fresh. Dani niwe muhanzi tugiye kuba tubana muri iki kiganiro The Friday Show kuri Radio Icyizere. Dani watangira wibwira abadukurikiye mu buryo nyine bw'iganzo nk'umuntu w'umuhanzi. Byatangiye nanjye mfite uwo dukundana, nta n'icyo nakoze ngo nazigere nari nicuza. Yo, this is Dani, nitwa Dani, ngiye kubana namwe muri iki kiganiro. Yitwa Dani, tugiye kubana mu kiganiro The Friday Show kuri Radio Icyizere. Ni ikiganiro mutegurirwa nanjye Nasubimenya Imana kandi nanjye ukibagezaho. Hanyuma Dani, tumaze kwakira mu buryo bw'inganzo, bivuze ngo abadukurikiye bamaze kumva ko nyine tugiye kuba tubana n'umuhanzi uririmba umuziki. Hanyuma Dani ni muntu ki? Dani ni umuhungu ukora umuziki. Nkaba umuhungu wo mu majyepfo. Ndumva ari ibyo. Dani ni umusore ukora umuziki, akaba ari umuhungu uvuka mu majyepfo. Birumvikana niba uvuka mu majyepfo n'abanyabutare bose uri umwana wabo, ku buryo nyine nabo kuba bagushyikira rwose ndumva ari ibintu rwose byoroshye cyane. Hanyuma Dani, tukomeza tuganira ubundi kariyeri ya muzika, wavuga ko Dani yayinjiyemo ryari? Njyewe kariyeri ya muzika nayinjiyemo kera, kuko nkiri umwana n'ubundi nakoraga umuziki, ndirimba ku rusengero, nabaye muri korali y'abana. Kariyeri y'umuziki rero naje kwinjiramo official nibwo ninjiye muri studio bwa mbere muri 2018 nibwo ninjiye muri studio bwa mbere, studio bita Touch Records. Nibo ninjiye nyine ningiye gukora indirimbo yanjye ya mbere. Nza kuyikora nyine tu. Kariyeri icyo gihe nyine ubwo yayinjiyemo kuva icyo gihe kugeza n'ubu ndacyari muri kariyeri y'umuziki. Uracyari muri kariyeri y'umuziki. Birumvikana niba waratangiye kujya muri studio mu mwaka wa 2018, imyaka igera kuri 5 irashize. Ese muri icyo gihe cyose umaze, iyo myaka ishize, umaze kugira ibihangano bingana gute? Umusaruro wa muziki ungana gute? Ibihangano byo biba ari byinshi mu mastudio, umuntu aragiye akora, afite amaproje menshi agiye atandukanye ari mu mastudio, asohotse, atarasohotse. Biba ari byinshi tu, ariko muri official indirimbo yanjye yasohotse ubu umaze gushyira hanze, indirimbo mfite nshyashya bita Uransize, ariyo ndi no gushishikariza abanyarwanda, especially abantu b'i Butare. Nabasabye mujye kuri platform zanjye mushakishe indirimbo bita Uransize by Dani featuring Blaze. Yego. Nabasabye rero indirimbo, ni indirimbo nshyashya, mujyeho muyirebe, imaze iminsi 13 isohotse. Muyirebe, muyikunde, muyumvishe n'abandi batarayumva, muyibashishikarize kuyireba. Ni indirimbo nziza yakozwe n'umuhanzi Aizo producer. Yayikoreye muri studio bita The Man. Ari gukorera ibikorwa bye ubu ngubu. Ndashishikariza abanyabutare bose, haba Butare, haba Isave, haba mu Rwabuye, mu Matyazo, abantu hose hashoboka, barebe indirimbo bita Uransize, bayisharinge, bayisangize bagenzi babo batarayumva. Yego. Indirimbo Uransize itumbagire, imenyekane mu mujyi wa Huye, mu nkengero zawo, mu gihugu hose. Indirimbo tubashe kuyumva, tube successful, abantu bose bayumva kandi banayimenya. Birumvikana. Ese niba uvuga uti ino ndirimbo yitwa Uransize, abantu bagiye bageze bayikurikirane, mu buryo bwo kubatera amatsiko, wababwira ko ikintu kiri special cyangwa ikintu gisa nkaho cyihariye
message iri twesha bagomba kuba bakura muri iyo ndirimbo ni iyihe umwimerere w'icyo gihangano cyawe ni uwuhe? Ino ndirimbo ni indirimbo irimo message yumvikana, aho umusore akundana n'umuhungu akamukunda akamwizera, bikageraho nyine amwiyumvamo akamwereka ababyeyi be, then nyuma umukobwa akaza kumutenguha akamucika akisangira undi. Niyo message irimo nyine nk'umuntu wateze amatwi y'indirimbo. Ni indirimbo nziza cyane. Dusanga tugana ku musozo, iyo ndirimbo turaza kuba tuyikina kugira ngo bayumve. N'ubwa mbere tuyikinnye ariko muri rusange tusanga bagana ku musozo. Ni ube butumwa wagenera abakunzi b'umuziki by'umwihariko abazagukunda cyangwa se abasanzwe gukunda? Ubu butumwa nagenera abakunzi b'umuziki bari kumva radiyo Icyizere aka kanya, nababwira ikintu nabasezeranye nyine kutazabatenguha, akora indirimbo abahereza indirimbo nziza zimeze neza ziciye mu masitudiyo agezweho, producer bagezweho b'abana bakizamuka muri iyi minsi, harimo Kids, harimo dufitanye projet, harimo producer bita Kuze guturuka muri Country Record. Bakunde tubanze mbere yuko mbahereza ibindi, tubanze dukunde n'ibyasohotse. Ndabasaba rero abanje ba promoting iyi ngiyi, tuyirebe, tuyumve, tuyisharinge. Ikintu nanasaba n'abantu babishoboye bayifate, bayibyine, bifate amavideo, ndabibasabye bifate amavideo, bakora ama-challenge banyoherereze. Umuntu ushaka kumfasha nawe ni karibu, amarembo barafunguye. Bose Abanyabutare ni abantu banjye, ni mu rugo, ni iwacu. Basabye indirimbo nyine tuyipromotinge, tuyikunde, kandi ndabakunda cyane. Nizera ko nabo bagomba kuba bagukunze. Hanyuma Daniel, tugushimire, ikindi gihe tuzagukenera nitwize ko tuzakubona. Murakoze cyane, nanjye ndabakunda. Sinajya hafi y'umuryango wanjye mu majyepfo rwose, kandi nanjye ndabakunda. Murakoze cyane, komeza ugire ibihe byiza kandi kwaje. Nanjye mugire ibihe byiza. Nikosha none uransize, nikoye uransize, none uransize, uransize, none uransize. Amarira y'umugabo iyo adatemba ajya mu nda, aba yaratembeye imisozi. Nari narakweretse inshuti ngo zikumenye, nari narateguye umunsi nzakwambika w'impeta, none baby wabandi, wowe wabandi, none reba wabandi, nsize ndira. Ni wowe nari nzi ko tuzabana forever and ever, none uransize, uransize, none uransize, uransize, none uransize. Uko mbere nkubona numvaga mbonye urukundo, bwira papa na mama ko babonye umukazana wabo. Nakoze iki tumusiga mu marira, nakoze iki gituma wumva ko nari my darling.